avuga ati Sandrine watwemerera igihe nzaba nasohokanye n'umugabo wanjye nawe ukazaba uhari. Ese Sandrine wanyemerera igihe nzaba nasohokanye n'umugore wanjye ukazaba uhari. Yes, rero bisaba ko banteguza mbere ko nanjye barankenera ari benshi baranyifuza kabisa. Iyo mbona rero bari kunyifuza muri family yabo nanjye numva mvuze ngo kabisa ibiganiro byiza uremewe ku muryango mwiza narakoze kubitegura nkumva niguriye akantu ahita nigurira igifanta kinini nabwira Imana ngo ku buzima bwacu hari igifanta kinini cyaje cy'abadiyakoni cy'abadiyakoni ganiriyeho amafaranga y'umugabo n'ay'umugore ayo mafaranga y'umugore n'ay'umugabo because no guhuriza hamwe rero nimba ari guhuriza hamwe afite kunsohokana nanjye mfite kumusohokana twishima mukishima mukenjoying ukunda kuvuga ngo umuntu si igifura bize gukorana ikiganiro na Nzovu aje arambwira ati Sandrine ntabwo uri igifura ati ifite umukobwa witwa Sandrine ati ariko nawe nsanze uri sharp kabisa uraganira ntabwo uri igifura ntabwo urakazwa gusa urishima uraseka bese ibaze ariko kuba umuntu yavuga ngo wigisha neza ariko agakerezwa n'umwambaro usutse amamagara ati rero Sandrine umugore wanjye muhaye igihe mugerageje igihe mwa projects igihe shaka kumusohokana akanyangira bigatuma rero mu rwego rwo kwanga kwisohokana nshaka undi muntu nsohokana none abo bantu ubavugaho iki abagabo mu gihe bashaka gusohokana n'abadamu bakanga Sandrine bivuga iki icyo gihe mitamvuga rero gusubiza wenyine ntago ndaba ntanze igisobanuro kirambuye cy'umuryango muri rusange amubwira ati ejo uzakurikiye ikiganiro kizasohoka kuri Duhinduka isaha izi neza. Yes, turasuje inshuti bakadasohoka ba Duhinduke TV. Sandrine umeze neza? Yego ndashima Imana. Ariko nshobora kuba wisize ka mukesha kandi nambaye n'akakanzu kadakeye. Cyose niko ko mbona uri gusa neza. Ko ni makeup zo mu biryo rero. Ni kiganiro ariko ngiye kugikora nshonje. Yes, ugiye kugikora ushonje se kandi uvuga ko ari makeup zo mu biryo. Nemeruka kuryejo. Ubwo umuntu uri bugiri yerekwa rero akanda akanyenyeri. Nukuri ndumva ndi gushaka ibiryo kandi byiza. Ata umuntu wanyu Sandrine arashonje ni munkandira akanyenyeri. Umuntu mu bantu bawe navuyemo rero. Yego. Ubwo ba bantu bose bavuga ko bagukunda. Bavuga ko bankunda. Batatuma wicwa n'inzara. Tujye kurangiza iki kiganiro. Bagize iyerekwa. Sandrine ndagira ngo tugire noneho muri vibe ibiryo mu kanya bigiye kuza sibyo? Ariko mu buzima busanzwe ndihangana. Nkunda kwihangana. Maze ndakora, shonje ndakora bavuga ngo utahinganya ntayikira. Yego. Mbo rero kabisa reka twibwira abakunzi bacu ngo turabakunda cyane. Yego. Nawe baragukunda cyane. Sandrine muri iyi minsi twabonye umusore atwandikira aravuga ati ngewe nagize ikibazo ngira niba ari icyangiro niba ari igiki abakobwa bakunda kumbenga ndagira ngo uzamfashe umpuze n'umukobwa kandi wavuze ko ushobora guhuza abantu bagakundana. Yego urumva we akeneye we yaraterese biranga akeneye ko tumufasha gutereka. Yego kumuhuza n'umuntu erega no kumufasha uba wamufashije birumvikana nibyo gusa nawe hari umuntu umutegereje byanze bikunze bibaye byiza yatera intambwe akaza hano kuri Duhinduke abaye ari kure nabo ukamwicaza se naba ari kure azaduhe voice aduhijwe irye ariko nimba ari hafi aziyizire ko hari umukobwa umutegereje atambutse yerekwa ariko reka tumuhumurize tuvuge ngo wiwe arahari wiwe arahari byanze bikunze niyihangane impamvu bamubenga nuko uwataraza we naza azamukundira ukwasa cyangwa ukwari ubwo bivuga ngo akwandikire inbox tuzashyireho nimero ya telefoni ku kiganiro nimero ya telefone tuzayishyiraho tuzaza tumusaba uburenganzira nabo twemera tuyishyireho abantu bayihamagare umuntu ukeneye umukunzi yihamagare
yaba ubwo se twazamuhuza n'umukobwa utarashaka umumama washatse. Kamanzi nange nimero umuntu ugize yerekwa mbonye hari umuntu ugize yerekwa. Kamanzi nange iyi nimero 078 05 86 044. Umukobwa isuvuga ati mwampuje nawe ra ati ndamenya mpamagara. Umuntu rero ugize yerekwa hamagara iyo nimero ntanze nene pininze musi ikiganirerwa na 044 no kuri WhatsApp. Hanyuma none tugire gute tumukorera icyo bita umuhuza. Murakora ubuhuza mu bahuza. Hari igiciro se kihari cyangwa nukubahuza bakikundanira? Nukubahuza bakikundanira bagirirwa ubuntu bikavamo bakikorera mariage bakazashimira bibera shangazi mwiza bakazaza gushimira umubyeyi. Ubwo babakobwa badukunda babasore badukunda babapapa badukunda badafite abakunzi cyangwa se babakeneye bazaguceho ubafasha. Ubishoboye yaza kanimurika by the way tugatera gatebe hano akimatatura akavuga ati ngiye nkunda umuntu umeze gute. Yes agashyiraho kondisiyo hataya no mwibeshyaho. Haye tubona abantu bahamagara kusinzi radio bajya bahamagaraho kuri Kiss FM kigenyene mukunzi umeze gutya na gutya nyamara nawe ntituri kumureba ariko turi kukureba bibasawa. Hano rero turabikwemereye. Ahangaha umuhaye ubahaye promotion bazaze bitereke. Televiziyo y'urukundo ni televiziyo y'urugo rwiza, televiziyo y'umuryango mwiza, televiziyo y'abakundanye by'umwihariko kuri Severant. Muzareba indabyo nzakira barimo barategura ati rwose shingiye kuratumye umukunzi wanjye arushaho kongera kumpa keya ati Severant iratinze ngo tuze tugushimire ati kandi tuzabikorera kuri duhinduke amahanga yose abibone. Ntambo mbabwira ni nakoze umuti ukanga kwemeza arawuvuga usa. Ubwo bivuga ko Sandrine ari umumama ari ushangazi ari umuntu waguhuza n'umuntu mwiza kandi w'umumaro bose kandi w'umumaro bikagenda neza buretse bazabibona. Dore twinjiye no mu mpeshyi hari n'abagiye gutangira gushyingirwa ibintu bitinze birapfa. Yego ntabwo abantu giye batubwa se Sandrine mbere twatangiye kumubonera kari vuba atubu yabahuje abantu bakabagiye no gukora mariage niba bitegereze babitegereze kuko nta nindi kamera izayiba yemewe muri ubwo bukwe. Ubwo niduhinduke niyo ukeneye ko ubukwe bwe abwamamaza buca kuri YouTube bukaca kuri YouTube channel bose babiri muri live ni kuri televiziyo y'urukundo duhinduke TV. Ubwo abashaka kuduha ibiraka bazacishaho amashusho yabo ubukwe bwabo bakwandikire nabo baguhamagara banyandikire rwose. Icyo nzakora ni ugutera kamera nta n'amafaranga nyambaca ngiye reka da ndabafasha kubera ko ngiye nyine ku rukundo rusugira. Rero ngiye ndabafasha tere kamera yanjye bafatira ibiganiro kugira ngo n'ikindi gihe nuba waramaze no kubyara umwana wawe ntabwo bakibika ubukwe mu masede ku mafurashe byararangiye uramubwira ati uzi ukuntu papa wawe yankora ubukwe bwiza sha ati se nabibwirwa n'iki avuga ati jya kuri duhinduke usacinga urebe agahita asacinga duhinduke TV ubukwe bukaza bitewe na title mwashizeho ubukwe bw'uyu n'uyu bwa runaka na runaka setu gahita utangira kwitegereza ubuze ukuntu bari byiza rwose mbonereho kuvuga ngo ntuzakore mariage mvuge ngo buze umunyamakuru. Hano hari televiziyo y'urukundo itegetswe kubafatira ubukwe bukarinda burangira hanyuma akazaguhereza link y'ubukwe bwose uko bwagenze ukabukurikirana ndetse n'uwari uri kure akabukurikirana online. Yego ibyo bisaba amafaranga gukora live streaming n'ibiki we aziyishyurira icyo giciro cy'ama live n'ibiki ariko kuyicishaho n'ubuntu yewe nta kintu. Ubwo urumva ko promotion urayitanze abantu babe tayari rero abantu babe honete baboneke kabisa. Okay Sandrine iyo waje wambaye gutya
abantu baravuga bati Sandrine wawe yambaye neza none kuki uducanga ntabwo wanshobora uzi ko utanshobora ushobora ngo nambaye bigufi ugasanga n'ibirebire ndabikunda rero ahubwo utegetswe abafana banjye bategetswe kubimenyera bakabyiyumvamo kuko byose ndabifite Imana yaranyambitse imigufi n'imiremire kandi yose irambera sibyo ntacyo ntwaye rero abantu be gucumurira mu myambaro ngo bayigisha neza ngo ari kwambara nabi uyu munsi baravuga ko nigishije nabi ko nambaye neza reka tubereke wenda baze kubona ko ibintu n'ibirenge rwose batazagira ngo nta n'amaguru dufite n'ibirenge sibyo koze bataza kuvuga ngo Sandrine ahora yambaye ibintu bigufiya by the way birambera byose haba kuberwa ukuntu twasengaga Imana ikavuga ati mwana wanjye uhaye kuberwa wakwambara igitenge ukabona rwose uri fiyeri y'igitenge ikanzu uri fiyeri y'ikanzu hakaba rero n'udukanzu tw'udusitire kabisa tugezweho two gusohokana two kujya gusura umukunzi wambaye reka na hano tugomba kuza twambaye neza kuko abakunzi bacu bakanishima bakavuga ati wa muntu mfana ntago ari igifura bati yarihaye Nzovu ni ukunda kuvuga ngo umuntu si igifura twize gukorana ikiganiro na Nzovu ariko arambwira ati Sandrine ntago uri igifura ati ifite umukobwa witwa Sandrine ati ariko nawe nsanze uri sharp kabisa uraganira ntabwo uri igifura ntabwo urakazwa gusa urishima uraseka mbese ibaza ariko kuba umuntu yavuga ngo wigisha neza ariko agakerezwa n'umwambaro usutse neza ariko agakerezwa n'iki n'umwambaro none ndabona bisa bambaye ibintu bisa uri kutwishongora aho Sandrine bisa uko birasa n'ikanzu nanjye ndasa nabyo proud yabyo nanjye sa shokora nawe uragashokora ndagashokora kuko kuvuga igikara ntabwo bivugitse neza shokora yego Sandrine abantu baravuga bati Sandrine ahorana vibe bakavuga bati Sandrine ntawamugiriraho umutima mubi abo bantu bo ubabwira iki ni amaraso y'ubuto amaraso y'ubuto kandi ntanda y'umujinya ngira njya gerageza niyo nshonje nka mukanya ndaje ndebe uko nigenza ngira ntavaho ngira umbwira nabi ariko yuzu ko ufite ubwo se ushatse kuvuga iki umuntu ushonje avuga nabi ubu utari haza mu mirire ntago ajya aseka byagorana rwose ariko reka tubwire abakunzi ba Duhinduke TV njye muharanira ko murana ibi byishimo mureba nyaboneka sinzasubira inyuma mbafite rega ufite abantu bagukunda ufite byose ibintu ni abantu nta na rimwe Imana izigiye gutabara itanyuze mu bantu izaca mu bantu urumva umuntu avuga ati nyaboneka kugira ngo Sandrine ube usa neza reka mbigiremo uruhare Sandrine kugira ngo ukore ibiganiro byawe utuje reka mbigiremo uruhare ibintu ni abantu reka dushimire abantu kandi dushimire Imana yaremye abantu Imana yarakoze yagize neza rero nagira ngo mbonereho kubwira nyine n'ubundi abashakanye nyaboneka mumbone dutegura ibintu byacu dutegure Sevrant maze kwandikirwa n'abantu bamaze kunsaba kuzabahuriza kuri Duhinduke TV kuri Sevrant kari mu kwa kabiri tukaba turi mu kwa gatandatu ibintu babitegura kare nyaboneka ibintu babitegura kare urumva namaze kwandika nafasha agenda nandikamo abakunzi abantu bakundanye n'ingo zibanye neza bajya bampamagara bakashimira nanjye nkabandika ahantu iyi miryango yose ntabwo tuzabazana hano batabitwemereye ariko bazabitwemerera tuzabazana ahangaha rwose bagire n'icyo babwira abandi urumva biba byiza rero iyo habonetse n'abandi bantu abatangabuhamya ntacyo bitwaye uvuze ikintu mu mazina sibyo batigiye umugabo wanjye ibyo twasezeranye turabikora umugore wanjye ibyo nasezeranye nawe arabikora mbese ukubahiriza iki isezerano aba ari ideni urumva ukirinda ikintu cy'ubucabiranya mu rukundo ukirinda amanyanga ukirinda guca hirya no hino kabisa urukundo rukaba rufite umuzi
ku buryo n'uwashaka kuruhungabanya atabigeraho. Rero reka mbabwire n'abandi batari batwandikira badusaba ko twazabahuza kuri Saint Valentin, nyamuneka mubitegure kare kuko dufite umubare tuzafatiraho w'abantu tuzakikira mu cyumweru cya mbere cya Saint Valentin. Hari abantu tuzakira ko mutari gutegura muri iyi sama ngo abakunzi bakundana muzabajyana Igisenyi ko mubona izuba ryatse. Nabo bari kudusaba, dufite parite zitandukanye. Hari n'abajya bavuga ati Sandrine watwemerera igihe nzaba nasohokanye n'umugabo wanjye nawe ukazaba uhari. Ese Sandrine wanyemerera igihe nzaba nasohokanye n'umugore wanjye ukazaba uhari? Yes, rero bisaba ko banteguza mbere ko nanjye barankenera ari benshi, baranyifuza kabisa. Iyo mbona rero bari kunyifuza muri family yabo, nanjye numva mvuze ngo kabisa ibiganiro byiza uremewe ku muryango mwiza. Narakoze kubitegura nkumva niguriye akantu, nahita nigurira igifanta kinini nabwira Imana ngo ku buzima bwacu. Hari igifanta kinini cyaje cy'abadiyakoni, cy'abadiyakoni. Iyo gifashe se umudiyakoni aba yumva ari fiyeri yacyo. Icyo gihe akora umurimo w'Imana neza cy'ubudiyakoni kabisa. Rero nanjye icyo gifanta njya nkigurira cya citron, avuga ati ku buzima bwacu. Kimwe kirekire, kimwe kinini kabisa cya Ritiko. Ariko nawe urasetsa gikumbuye kijya gifanta we. Kijya gifanta ariko kireno kimara inyota muri no mpeshyi kabisa, ibintu bigenda neza. Hari n'amakupura ari gutegura kujya ku Gisenyi, abari kunsaba kuzabaherekeza ngo ndikwereka ngo amashyuza hari ngo bumvise nyavuga. Hari n'abambonye nashyizeho akavideo ndimo nikaraga harya mu Kivu mu mazi. Ubuzima buraryoshye nyagasani ariko mana ubuzima buraryoshye. Nyaboneka hano hanze hari ibintu byiza, nubona utishimye ntuzajya hari abantu bishimye. Kandi reka mbabwire, ntabwo buriga waringira keya ngo nukuri ndiri yuziguha nawe ubwe waziha. Waziha abandi bakaza bafatira aho ugereje. Okay, Sandrina uragira uti abantu b'abakunzi ni gute utasohokana umukunzi wawe? Urumva ni gute udashobora kuba wamuha umwanya ngo muganire? Urumva icyo kintu abantu benshi barimo baragenda babimenya ariko ntabwo bishi babishurirwa. Kuko akenshi usanga umugabo ambwira ati amamagara ati rero Sandrine umugore wanjye muhaye igihe, mugerageje igihe, mwaprojinze igihe, shaka kumusohokana akanyangira, bigatuma rero mu rwego rwo kwanga kwisohokana nshaka undi muntu nsohokana nawe. None abo bantu ubavugaho iki? Abagabo mu gihe bashaka gusohokana n'abadamu bakanga, Sandrine bivugaho iki? Icyo gihe mpita mvuga rero gusubiza wenyine ntabwo ndaba ntanze igisobanuro kirambuye cy'umuryango muri rusange. Amubwira ati ejo uzakurikira ikiganiro kizasohoka kuri Duhinduka isaha izi n'izi, mba niteguye ko ndibuze kumusubiza mu kiganiro. Burya akenshi usohora ibiganiro mu masaha hari n'abo nifuza gusubizamo. Rero akenshi icyo gihe umugore aba arimo arabiba amacakubiri mu rugo. Gerageza usohokane n'umugabo wawe mu gihe abigusabye, kubera yuko ntabwo ibintu byose byarangirira mu rugo iwanyu. Iyo mwanasohotse muba muri proud yo kuganira kuri buri kimwe cyose, nta nubwo uvuga ngo umwana ari kurira iki n'iki. Yego ubinezeza, muba mwisanzuye, binezeza uwo mwashakanye, ukanyuzamo amaso ukareba, ukarangatanya, ukareba n'abandi, ukamenya aho isi igeze, ukamenya wagwana. Bijya bisetsa kubona umugabo yasohokanye n'umugore we bakajya muri ya mazu twita ama guest house cyangwa se amarogi, kandi bavuye iwabo mu rugo. Biba bikenewe, biba bikenewe. Umugore nta ari umugore ushobora gutaha yijujuta akavuga ati nahangaha amafaranga yamarira kandi bazanye. Burya iyo ushaka ko umuntu akugirira icyizere nawe urakimugirira. Igihe rero utaragirira umugore wawe icyizere biragoye ko nawe akikugirira. Ariya mazu nibo yubakiwe, none se yubakiwe bande? Si yubakiwe abakundana kuruhukirayo. Nimba ari abakundana se bagomba kuruhukiraho, kuki umugore n'umugabo bataharuhukira? Nyine umugore hari igihe umugabo avuga ati sheri ngwino tujye muri rogi, umugore akavuga ati se ko rogi mbizi ko zijyamo indaya. Ibintu byiza byose byagenewe indaya. Ati uranjyana muri rogi
hari n'abadamu baba bitinya kandi yanze kujyana n'umugabo we nyamara uwo ku gasozi abimubwiye yagira ate bajyana icyo nicyo tudashaka kuri duhinduke ntabwo dushaka ibintu by'amasoni nyamara ukamera nka Rwubikangohe ariwe Rwuburangeso bavuze emera rero ibintu byose dore turi mu iterambere umugabo wawe icyo yifuza ukimukorere umugore wawe icyo yifuza ukimukorere mu gihe bishoboka kuko byanze kunze umuntu ugukunda niyo ukeneye arabimenya akagukundira ntagusaba ibyo udafite niko mbyumva bivuga ngo ushobora kubwira umudamu umugabo we igihe amusabye ko basohokana akabyemera yewe urinde wo kubyanga se kandi ubizi neza ko abigusabye bikunda erega burya n'abashakanye babazi buri wese abazi icyo mugenzi we akunda bimufashemo rwose ubwo abakugiriye icyizere mu rwego rwo kwirinda hari n'igihe aba akujyanye mu kabara anyweramo kugira ngo yereke na ba baseriveri baho ko afite urugo afite umugore batazagira n'umwibeshya bamwe za ndangamirwa oya ntabwo abaseriveri bose ari indangamirwa hari abaseriveri bihesha agaciro agakora akazi azi icyamujyanye afite intego ariko kandi ku buryo hari n'abagabo baba bubatse akaba yamushuka akamubeshya ngo nta rugo afite ariko nimba wa mugore umugabo ashaka kukujyana ahantu ajya anywera aragira ngo atange tezevu hatazagira n'umwibeshya kugira ngo abereke ko ari mariye hatazagira umwibandagazaho amwishingarazaho umuntu nzakunda nzamurwanira ishyaka kandi nzamuhesha agaciro cyangwa niho uzajya umusaba ko musohoka azandwanira ishyaka nanjye ndimurwanira mu gihe mbona ubuzima buhagaze neza cyangwa se mu mufuka bimeze neza azajya nsohokana nanjye musohokana sibyo erega n'abagore kuko azaba akora nawe ukora abadamu dusigaye tuzi no gushakisha amafaranga cyane cyane ko wavuze ko umugabo uzagushaka agomba kuba akora akunda akazi akunda umurimo ari umukozi ku muntu sibyo rero igihe bikunze twabiganiriyeho amafaranga y'umugabo n'ay'umugore ayo mafaranga y'umugore n'ay'umugabo koze ni uguhuriza hamwe rero nimba ari uguhuriza hamwe afite kunsohokana nanjye mfite kumusohokana tukishima mukishima mukenjoyinga yego Sandrine reka tugushimire cyane wakoze ku kiganiro cyiza utugejejeho ibiganiro byacu nakagaruka yego murakoze cyane namwe mugubwe neza mukore sabone like share ndetse na comment mu byo harimo n'ibiganiro byacu turabakunda